ngo yagiye mu rukundo biranga ngo ni igisebo nta gisebo kirimo n'abantu nk'abandi Kayibanda n'iminsi y'ibihe byose bamwe banabonye bamwe babivugaga bavuga bati ni igisebo cyongeye kugaruka kuri Miss Rwanda bati gutererwa ivi kabiri Miss Rwanda Miss yo mu Rwanda ko bakomeje kugenda badutenguhamo gutyo ukuntu gisebo arya iwabo kuri KEZA na the trainer amakuru noneho gatangiye kugenda hwirahwiswa ko bira bintu ushobora kuba ngo yaba yari planka nani inshuti yawe ibyo ndabizi neza ndabizi neza iki kintu neza niyo mpamvu nanjye nisemo kubibaza wowe nabonye ikiganiro witwa Leila yakoze kwa mushuti wawe nabwo kwa Clement gikuranye na Clement abari bavuga ukuntu iri ari planka ngo nta gutandukana abantu bati Geoffrey muturanyi agaragara nk'umuntu utarenseriye ariko finally the guy is too serious. He is my best friend. Ari serious. Abahungu bamwe batinya gutereta abakobwa ngo uko bafite abakobwa bandi babatereta. Je rero nabyo natinya. Yes, reka nongera kwikaze ukurikiye JC Media musuhuza werereye hose uri majyepfo y'amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza kumurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora reka tubasuhuze nabo twizere ko bameze neza uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho werereye hose mu Kinyarwanda katwizere kumeze neza niba utarameze neza wihangane biraza guhinduka uyu munsi wa none imbere ya kamera ndetse na microphone za JC Media twakiriye umukobwa mwiza cyane Yego baba mwiza wongereho ngo mwiza cyane w'inzobe buri abantu b'inzobe biragora guhisha ubwiza bwabo yaba ari mubi biragorana ko apfa kubisha nadi reka tuguhe ikaze murakoze cyane amakuru ni meza umukobwa w'umubwiye ari mwiza ku gisoni zimwica wumva bisawundinga ukuntu gute se kandi ari byiza kubera ko ari igihe ubyumva kenshi cyane noneho nyine ukumva wayi bahora bambwira gutya ndumva nyine ugezemo udusoni ukuntu abenshi bakubwira ko uri mwiza kenshi bavuga ko uri mwiza hehe kuruta ahandi ntabwo bajya bamenshoninga pariti runaka gusa bavuga ati uri mwiza abari buze kuza kutureba cyangwa se barimo kureba kino kiganiro baze kuza kureba uturutse nk'ariya wese uze iki byose ubwo Eric araza kuza kubidufashamo kugira ngo baze kuba bati wa mukobwa kuko tubonye ari mwiza aha naha yes ni Nadia rero cyangwa se ni muganga mu muturanyi reka abariho duhera wa mugani umukobwa ugaragaza ubwitonzi bwinshi cyane mu muturanyi ni bisanzwe usanzwe ariko turabimenya niba no mu buzima busanzwe ngo tugiye kubikwaza bitubwire kuko bizira bizi kwanza witonda nditonda koko ujya kumenya ko witonda bimenye ryane kuva kera hari habaye iki ujya kubimenya ko wiga kumenya ubwenge cyane wasanze witonda wasanze nitonda ndi umwana mwiza ubona bibangamye iki cyangwa ubona byikungura iki bitanga amahoro Kabenshi bakunda kuvuga ko iyo umuntu yitonze cyane hari n'ibintu bimwe na bimwe abangamirwamo kubera ko yitonda ahubwo bavuga ko ugira amahane nganjye bavuga ngo ngira amahane urayagira mbacecetse nyine ibyo binajyanirana na bimwe njya numva bavuga ngo ugasanga abakobwa batoya bagira amahane abakobwa batoya baragowe ntabwo nshatse kuvuga yuko wenda wowe na Shifa mungana urabyumva ariko uko byagenda kose ariko by the way warananutse niko bishatse cyangwa byarizanye buryo gusa ntabwo ndi gato nawe Shifa ngo yabaye gato aba KEZA yabaye KEZA yabaye gato habanje kuba KEZA unabukurikiyeho kuba gato yabaye gato aba KEZA abakobwa banjye nawe ni umunyamabara abyaye samabara wumvise mari oya ntacye ubyumva niwe wabidusobanurira atabaye gato nazi twahirwa na gake
yashize igihe ko wari waribirishijwe cyane. nari ncecetsemo gakeya naratujemo gakeya nanjye kubera iki impamvu ni niko niyumvishije nyine umva naba ntujeho gato ngo siporo zaragutwaye muri iyi minsi umuntu utari gukora siporo nk'uko kwa mbere sinzi ikintu ari gukora kubera iki mu kwa mbere sinzi impamvu nanjye nabibonye gutya rwose wowe ibintu byose wagiye ubibona gutya gusa ntabwo uzi impamvu nyine urabyuka ukumva wiyumvishijemo ikintu ukavuga ati reka ngikore niyo ugahita ugikora ni ibintu biri periodike cyangwa uzagera igihe uzabikomeza burundu cyane ibyo siporo ni ingenzi mu buzima ugomba guhora uzikora hari abantu benshi cyane baba babyibushye ariko ugasanga kunanuka byaranze ahubwo bati yanakora siporo ugasanga arimo arabyibuha sinzi impamvu wasanga wenda biterwa n'amaraso y'umuntu ejo bundi muri Miss Rwanda noneho ntabwo bazagucika nakare unujyamo ariko si ubundi wa mugani ushize igihe wajyagamo byagukuyemo hari ibiro birimo ra nari mbyibushye mfite n'umubiri nta kibazo sawa katu wa mugani nkinazamukira kuri Miss Rwanda mva ngo ubutaha nujyamo naho nzajya zirimo gutrendinga cyane muri Miss Rwanda naho nzajya ko ni umuyoboro mwiza cyane wo kubona visa namaye platform ya dance Miss Rwanda byo nabyo nibo bimbwiye nini kandi nese kuba nanjye mvuga ibyo mba numva kuri iyi mihanda hanze aha kuri iyi mihanda bari amakuru menshi ako nanjye niko mbyumva platform y'abakobwa beza ariko harya mu minsi ejo bundi ngo batereye ivi rya kabiri nide uriya ni iminsi y'ibihe byose kayibanda ni iminsi y'ibihe byose bamwe banabonye bamwe babivugagaho bavuga bati ni igisebo cyongeye kugaruka kuri Miss Rwanda bati gutererwa ivi kabiri Miss Rwanda ba Miss yo mu Rwanda ko bakomeje kugenda badutenguhamo gutyo ukuntu gisebo arya iwabo ariko abanyarwanda nta gisebo kirimo ibyo se ko batabivuze kuri uriya mu minsi wabyaranye na kavuyo sinibuka na bahati we ko batabivuzeho gutyo niyo mpamvu kandi we ndumva yarabyaye agifite ikamba yaratwise agifite ikamba kwese ko batamuvuzeho gutyo niyo mpamvu nari ndimo kukubwira ngo abakobwa barimo gutorerwa kuba ba Miss Rwanda ko zimwe mu ndangagaciro za Miss Rwanda turimo kugenda tubona hari ukuntu tuba twabibeshyeho izihe ndangagaciro harimo muri bya bintu byose bagiye bavuga biranga abakobwa bagiye muri Miss Rwanda yaba imico izamo sibyo ubwo bwiza nyine ariko bujyanye n'uburanga n'ubwenge sibyo nta umuntu urimo gushidikanya ku bwenge bwabo kuko ntabwo tuzi abo babaga mu ishuri kandi iyo barimo gupresenta imishinga yabo benshi twumva rwose ariyo yo ariko se ko birimo kugera ku mico fata Miss bagera muri bangaye bose tubona hari ukuntu bitarimo kugenda bigenda neza hari imico mibi okay ni bangaye ni ukuvuga ngo hera ari uwatwise akiri Miss fata kubuterewe ivi rya kabiri gutererwa ivi si ikibazo ahubwo uvuga ngo rya kabiri hari igihe ibintu byangarega umuntu niba amutereye ivi uwariteye yahubutse rikarumba yegora nta kibazo kirimo genda umva nta gisebo kirimo nimba uriya muhungu Egide byaranze akaba yiboneye undi butipe tumva nta cyamuhagarika kumwemerera ko amuterera ivi nta gisebo kirimo wabikora nawe iyo ibintu byanze urarekura ukajya kureba ahandi cyane nta mpamvu yo kwizira naho nibyanga biriya babyita gushaka urwuri rutoshye naho nibyanga ntabwo byahora byanga uko mbyumva ntabwo ibintu byahora byanga ntekereza ko ibyo ni ibitekerezo by'abantu bitandukanye bagendaga babivugaho ibintu byinshi cyane bavuga atari rwose Miss Rwanda ibi ni ibiki ko dukomeje kubona hari indi couple rwose inaryoshye nayo ya Miss Naomi bavuga bati ariko se ntago aribo barimo kubitera baratwiyereka hakiri kare ese reka nkubaze kuba uri minsi bikubuza kuba wajya mu rukundo ngo ubishyire hanze ariko ubu kiri imboni y'abandi bakobwa bose imboni sinagura umuntu nk'abandi ariko nyine ushobora no kubabera urugero rwiza rw'umuntu ufite couple imeze neza nka Naomi abona ko couple ye genda nayifana bameze neza bikumva wenda hari abandi bantu babagenderaho nyine ni imboni
yagomba kuba imboni mu bintu byose byiza. ngo birasaba kwitwararika cyane kuko muba murebwa na benshi, abasitari mukurikirwa n'abantu benshi cyane. Birumvikana ugomba gutanga urugero rwiza, ariko ntihakagira abantu babigira intambara ngo bifate ngo wumve ko hari ibyo utemerewe wowe kandi nawe uri umuntu. Yeah, of course ni abantu nk'abandi, nta bintu byo kugira ibintu intambara ngo yaterewe ivi cyangwa ngo yagiye mu rukundo biranga ngo ni igisebo. Nta gisebo kirimo, ni abantu nk'abandi. Sorry. Ariko nanone murakoze, abantu benshi baravuga bati iyo ukomeje gufata ibintu byawe ugashaka kubyasasa cyane kubigaragaza, niho usanga ejo n'ejo bundi niyo havutse ikibazo ari wowe warihaye Rwanda, bigatuma bakunyuzamo ijisho. Nabyo si sawa gushira ibintu byose hanze, ntabwo ari byiza. Ugasanga buri muntu uko abyutse mu gitondo, niba agiye no kwibrosa aratwereka ko agiye kwibrosa, agiye kwambara, niba atwereka ko agiye kwambara. Byaje bya vlog, ni vlog. Bana ba vlog ugasanga akantu kose kugeza umunsi wose baba bari kwinjiza mbabarira, bari kwishakira amafaranga. Aha, noneho rero ikibazo ni kimwe, bariya barabikora binjiza Jesus, barabikora binjiza, ari ugasanga noneho twebwe hano mu Rwanda hari abana barimo kubareberaho babikora nta n'ikintu bibinjiriza. Abo baba ari fake nyine bagendera mu kigare. Abo baba bagendera mu kigare. Ubuze ubwana bwo mu cyaro bwirirwa bugufana bwose bugukunda, bivuze ngo akantu kose koze kuri TikTok wowe ushobora kubuza impamvu yabyo. Nta niyongera nimba ndi uw'i Kigali simbizi, ngo n'umwihariko wawe ubundi wowe utunga twinshi bihariye urabyumva. Noneho ugasanga hari ibintu byinshi cyane bakureberaho, wakajya kubikora nta n'ikintu na gito biri bumariye gusa kubera ko asanzwe agufana. ibyo nabyo bibaho cyane. Bivuze ngo ni ukwigesera rero mu bintu bimwe na bimwe byo dukora dushyira hanze kugira ngo bigaragare yuko tudakora ibibangamye, ahubwo nanone mboneho kongera kuriraho nkubaze byo twari duhereho biriya byo kuvuga ngo akantu kose umuntu akize hanze ejo byagenda gutya kuri KEZA na the trainer. Amakuru noneho gatangiye kugenda hwirahwiswa ko biriya bintu ushobora kuba ngo yaba yari planka. Nani inshuti yawe? Ibyo genda bizi neza. Ndabizi neza iki kintu. Niyo mpamvu nanjye nisemo kubibaza wowe. Nabonye ikiganiro witwa Leila yakoze kwa mushiti wawe nabwo kwa Clement, gikuranye na Clement. Abari bo bavuga ukuntu iri ari planka, ngo nta gutandukana kwabaye. Cyaba arakavuye. Nta gutandukana kwabayeho. Sinzi ibyabo, simba nshana kubimenya. Ye nimenyera ibyanjye nyine uko ubibona ku mihanda, nanjye niko mbibona ku mihanda. Ariko bibaye ari prank cyangwa se yindi mikino nazi yateye by'iki gihe, baba bari gukinisha ubwonko bw'abantu. Nabamenya wenda babifitemo inyungu, ariko nyine abaye ari nabyo ku rundi ruhande nta rugero rwiza baba bari guha abantu babakurikirana. Hari akantu ushyizemo uravuga uta baramutse bafite impamvu yabyo, kandi twese tuzi neza ko nta kindi kiba kituraje ishinga kuri iyi mihanda, no guhiga ubukara wa mugani nubwo ari ntagwira. Aramutse ari bwo buryo bahisemo kugira ngo ayo mafaranga aboneke, kandi twe tukaba turi mu kigare gutyo tugera mu kigare sometimes tukanababara erega ari gihe mukina n'ubwonko bwacu. Nibyo nyine nkubwira, biriya bintu nimba ari nabyo hari abo bababaza. Ngewe hari abantu twari twasohotse, noneho rero ndi kumwe n'abakobwa b'inshuti zanjye, yakubona umwe mu bakobwa avuyemo, ari kureba bakiri kumwe bagikora bya bintu bya prank. Umwe avamo numva nyine yabyegereje umutima, biri seriye. Guzi ko bya bintu ari seriye, mbona yenda no kurira. Ndavuga se ibyo ni bicyo uri kureba, ngeretse mbona nibo the trainer na KEZA, mbona nibo. So urumva ko nimba bakora ibyo bintu byo guhora muri prank, bahuye basubiranye batandukanye, hari abantu baba bari kubangamira, bagashyirana hanze amabanga, bakayashyira hanze. Ejo wajya kubona ukabona bagarutse barimo kuvuga bati bya bintu burya hari cyari kibyije inyuma. Cyangwa ndumva atari ibyo rero, numva ko hari abantu babafana, reka mbyite gutya, babakurikirana cyane kandi babikuye ku mutima, numva ko baba bari kubabangamira. Nimba ari nabyo ntabwo ari byiza. Ntawamenya impamvu yabyo, buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu yacyo. Ariko nimba ari planka, ibi ngibi nanjye maze iminsi mbona ngo
umwe yavuze ko inda ari iye undi aravuga ngo yiyambitse uruhu rw'intama sinzi nimba ari plank ibintu nk'ibyo ngibyo nimba ari na plank nakubeshye ngiye narabahaza bani mbabarire niba nanyumve nabi ariko narabihaza bamwe bati byaro kugira ngo ila shop y'imyenda ikomeze hitinge cyane trainer akomeze avugwe abone uko acuruza abandi bati KEZA yaragiye gusohora filme ariko nanone hakaba nabo hamagara b'inshuti zabo zazindi wita kandi inshuti zabo magara ubwo ati giye bira bintu ndabizi from day one ndabizi n'ukuri barashwanye ku mihanda uti ni prank none tuzadufata iki twemeje cyo nababwira ngewe rero kimenyera ibyabo bireke kuko nubyegereza umutima uzababara bafite inyungu zabo kandi nureba nabi nawe uzabigenderamo abandi batubuse turaza gusigana mu star yuhe niba na Medi ajya gusohora indirimbo dusanga tubizi neza yuko indirimbo yirebwa ikabanza guca akantu ka plank kugira ngo abanze garuke mu matwi y'abantu akubitwa n'umugore ariko cyangwa se turimo ya entertainment iyi industry muri iyi minsi iri hot iraryoshye ukuntu ndimo no kutubangamira cyane ku rundi ruhande irabangamye kubera ko hari abantu babyegereza umutima reka nkoresha iryo jambo cyane kubera ko hari ababibona nimba umuntu yagufataga nk'umumodo we noneho akabona akora ibintu runaka biragera aho bimubangamira rero sinzi inzira twajya dukoramo ibintu kugira ngo bitrendinge sinzi inzira twajya tubikoramo kugira ngo twirinde kubangamira wenda abadufana bitazagera bigatuma naho kuko hari igihe ukora ibintu bikaba too much abantu bakavuga uyu ni wa wundi aragarutse reka wenda mvuge kuri Juno Juno nawe buriya ni umunyamabara sinjya mumenyera ntiyashira icyumweru atabuzwe sibyo nawe urabona ko iriya foto yakoze urabona ko yari yaje ari nkaho bavuga ngo bari mu rukundo ariko andi makuru yaje nyuma yaje avuga yuko ari indirimbo igiye gusohoka rero ibi bintu hari aho bigera bikaba too much ukumva umuntu uramwanze uzi ko abaye ari na seri reka mbwize ukuri Juno abaye ari seriye akavuga ngo muri relationship n'umuntu runaka njye ntabwo nabyemeye nakumva ko n'ubundi hari akantu agiye kuzana karenze ikibazo rero kigiye kubaho rero biragoye sinzi ukuntu tuzatura kugeza naho ngewe ari umutipe mushiti wanjye yarambwiye ejo turimo tuganira arambwira ati kandi buruzi ko nagutaye ubukwe nti tujyane naje kureba ko buri bubi bwayibaza kugeza aho umuntu atemera ko ubukwe bugiye kuba comment ejo nakoze ikiganiro kuri Charles yavuye mu murenge comment zazaga zivuga ziti none iyi prank muvunye utuzaniye nanjye mu postinga yavuye mu murenge barambajije bwiye episode ko nayibonye Allah akbar ndabwira no biri serious naga ari filime noneho byagiye gupfa harimo na Clapton yari araho ngaho iruhande kandi nawe ni pare niwe pare none abantu bati ngaho use kandi noneho mu muturanyi bigiye kugenda biti ibintu rero bizagorana kugira ibyo umuntu yizera n'ibyo atizera sinzi inzira bizacamo cyane kwa mugani ubona nk'iyo abirirwana aha ngaha abenshi umuntu aba ashobora kuba azi ukuri kwinshi ariko ukibaza nko ku muntu urimo kubireba nko kuri telefone cyangwa kuri computer ye arimo areba ibi bintu bizagera rero ngembe n'ibirimo kwica ahubwo byo mwagakoze bizima usange birimo kubyafite bizagira usange birabangamira n'ubuzima bwawe bwite usange nyine abantu baragufata ukundi nimba unakoze ikintu kiri serious abantu banga kukizera sinza ko nyine icy'ingenzi ni uko we wajya wikorera ibyawe kuko nkanjye iyi nkuru ya Trainer na KEZA mu gitondo nibwo natangiye kugenda mbyumva cyane bavuga ko yari plank kandi nkurikiye ukuntu yewe ari ukuntu umuntu aba ari umushuti w'abandi bya hafi ubuzi ibintu byacitse byabeberanye wese none ibindi bifata gute none twajya kubona tukabona KEZA na Trainer barasubiranye ngewe nakubwiye nti ngewe narayamanitse tukabona agiye nko kubyara tukabona ngewe narayamanitse hari abantu byabo barabizi
kujya nimenyera ibyanjye da ukikinira mu muturanyi bikarangira gutyo cyane rwose kuko abantu baradukinisha cyane ubwonko abantu bati Geoffrey mu muturanyi agaragara nk'umuntu utarenseriye ariko finally the guy is too serious. He is my best friend. Ari serious abantu bakamubona kuri muramu wawe nubwo urugo rwakunaniye ariko harya ubu bigeze mwaratandukanye burundu byaranze aho bigeze ubu ngubu byarangiye umaze gushaka kandi se nawe oya ndakiturije aho ngaho nyine ntabwo wari washaka umwunganizi oya nawe ndashaka kandi we yamaze kwigira mu bandi ora n'iki ko ndasubiranye nta mukobwa uvuga cyane nuza ajye yitwa nde barasubiranye akuzi ko ntayina maze ari ama episode agira nko murangaye ntayinareba ko watakaye naratakaye yewe we mbanza bari gupanga n'ubukwe ubwo se kubera yuko ubuzima bwamucanze Gatogo Gatogo arashaka aho yikingira umusaya Fonsine amugiriye inama yabaretse ahagaze umugabo ashatse yaramwibagiwe Fonsine nyamara umuntu utashobora kumara amasaha 3 atararya inzara ikamunogonora ese kuri gahunda we yarabishoboye kuri gahunda we yarabishoboye njye ntabyo none se ntabwo yabaye umugabo wawe ntabyo uzi ni amabanga y'urugo we cyangwa tujye kwibariza ntuza nyabo ihabara rero uramugana nashoboye wamugana ahagaze ingo zingahe ntabwo uzi umugabo witerereje nako uramuzi waramwibagiye yaramwibagiye barasubiranye ariko urumva kubera ko n'umugeni asanzwe amuzi akaba yemeye kagaruka uhanuka afite icyarusha abandi ntawamenya ejo rero dufite ubukwe bwa Charles agakanzu wagateguye cyangwa n'umushanana tugomba gukenyera kabutaha kandi umuturanyi ngo muzaba mufite tebo yanyu makuru n'akabuza tebo imeze neza umwe mu basitari rero biyongeyeho abasitari bari bamaze iminsi cyane barimo gushinjwa ko batarongora ariko bafashe umwanzuro ako uno mwaka reka mvuge 2023 baritabiriye cyane reka mbyiteguye 2023 cyane kabiri na 23 uno mwaka utangira n'uwashize ya abantu bamaze kugenda bikubita gashya kugira ngo barebe ko bajya mu bagabo nawe njyewe se njye nuko ntari umusitari nanjye nimba umusitari kera nigeze gushaka ndahira none sinashaka utadutumiye bajyeho barebe nibasanga uyu mukobwa atari yicaye mu bantu birimo no gutanga ibintu aho ngaho abe ne kuvuga ngo iki none reka nkubwire rero njyewe ikintu cya mbere cyo njya nibazaho iyo habaye ikintu nka kiriya ku musitari umwe bitanga irihe somo mu bantu b'ikigero cye ni nkaho ababa sinavuga gute abateye ishyari ryiza ryo kuba bashaka nabo buriya wasanga nawe ari we wateye Geoffrey ishyari ryo kuba yavuga ati nanjye umwaka utaha ngomba kubisoza nanjye kandi koko yarabimbwiye oya nadi next time ni njyewe wese ni ryari nawe tubwire njyewe iyo birasekeje God's plan nta makuru mfite cyangwa nawe mu nama y'ubukwe ni ukuzaza dushaka ahantu hari uva umugabo ntabwo mbizi gahunda ni iy'Imana ariko umuntu atumira abantu mu nama y'ubukwe bakaza baturabura iki ati njyewe ibintu byose ndabifite ariko ikibazanye aha ngaha ahazava umugore aravahe mwese mugatangira kurebana gahunda ni iy'Imana hari periode igera umuhungu uje kugutereta wese ugahita wumva ko nta kindi kintu kimuzanye byanze bikunze ari ugushyirwa mu rugo ubu umuhungu waza kugutereta hari undi mushinga yaba agufiteho njyewe ugurikije aho ugeze ubu ngubu generasiyo ugezemo umuhungu waza kugutereta yakoze ku myaka amaze kugira ndumva abaye ari serious nta kindi cyaba kimuzanye abaye ari serious washingira ku cyo ujya kumwemera
ngorana sumukunura ushingira kuki njyewe kugira ngo wenda njye kubyemera wunda kwanza nkamenya umuntu biragoye kumenya umuntu 100%. Ushobora no gupfa mutaramenyana, ushobora no kuba mubana umunsi ku munsi ariko hari utuntu utaramenya. Gusa ari igihe runaka uba ugomba gufata ukabanza ukamenya umuntu. Se uyu muntu aranyumva, aranyubaha. Burangiye nkunda umuntu nyumva cya mbere kananyubaha kandi akanankunda. Biraryana iyo ukunda umuntu utagukunda. Ikindi kintu umuntu ugusuzugura utakumva nabyo ni ikibazo. Urebye njyewe nibyo bintu nkunda cyane kugenderaho. Naho ibindi nkunda umuntu ukunda gukora. hari igihe umuntu aba akunda gukora bitamuhira. Oya kayibona ko akora ariko ifungo ritaboneka. Oya whatever ntago waba ukora ngo ubone nyine nta kintu kiva. Ngo nyine sinzi ukuntu ubwo nawe waba ukora. Ngo waba ufite imyaka namenye. Ukunda gukora ndumva ari ibyo ngibyo by'ingenzi. Baguhuriyeho ari benshi cyane ko barahari benshi bujuje ibyo ngibyo urimo kuvuga. Hari abiyorobeka. Sasa niho nashaka kugira ngo tugere tumenye ngo uyiyoroboka wamubwirwa n'iki uvuga ibyo kuri wamenya gute. Reka mbwire ntago umuntu yahora yiyorobeka. Iyo umuntu abaho ubuzima bushingiye ku kinyoma, kuko kwiyorobeka ni buba n'ubundi mu buzima bushingiye ku kinyoma. Iyo ubaho ubuzima bushingiye ku kinyoma akenshi uraseba, ntago ugera ku kintu ushaka kugeraho. Reka mvuge gutyo. Hari igihe ushobora nyine kuza yiyorobetse ariko umunsi aba ari umwe umuntu ukamuvumbura. Urumva waba utataye umwanya iyo wafashe umwanya wo kwiga ku muntu warangiza ugasanga se wa wundi cyangwa se nubwo mwamutari mwajya mu rukundo. Utekereje ko wataye umwanya uba uri kwicuza. Erega none se iyo wagiye uhura n'abantu, iyo wagiye ujya muri relationship zigaferinga, ugiye utekereza ko wataye umwanya wagera ukabivuga. Umaje kugira nk'aba ex bangahe? Ndakwiyanga. Ntago ari ngiye nuvuga ngo urumva hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati ko experience nandi yafite. Reka twumva mu by'ukuri koko niba ngo wagifata umwanya wo kubanza kwiga ku muntu. Ibyo ntago reka nkubwire. Stress nkureka. Hazundi. Urikumva igihe tugezemo ntago ari kimikino. Zanjye mbabwiza ukuri ugiye muri relationship n'umuntu wese yifuza kugutereta yumvireho kuba seriye mu bintu ugiyemo cyangwa wamaje guteretwa. Urikumva ndetse ndi umukobwa nagiye ntateretwa. Hari ukuntu umuntu aba yahisemo hano bamubaza ati ese uramufite cyangwa kandidatire zabo. Kandidatire zabo turi kubona uretse iyi ngiyi nyine y'umurimbo biraho hari impeta mbonana. Uri single? I'm single. And searching. But I didn't say I don't have a man. Urikumva? Abahungu bose baba barimo kubyumva ushaka gutanga kandidatire ni karibu. Nugenda uramusobanurira ngo iki nanda guhamagara tuko numvishe mu biganiro urimo wivugishwa. I said I'm single, but I didn't say also I don't have a man. Birashoboka ko yaba hari cyangwa se yumvise cyangwa n'ubuza akaba yamukuramo. Ni iki kintu ubona cyishe inyuma mu gusenyuka ama relationship menshi cyane muri hanze ahangaha? Ubona ari iki kibyihishe inyuma ko tubona ari byo bintu byiganje kenshi? Loyalty. Icyo kintu cya mbere. Ikindi kintu wenda navuga sindashaka ariko nyine ikintu cyo kubona ngo nk'urugero ngo umukobwa tungana yarashatse yakoze ubukwe nanjye ngomba kubukora. Ikintu cyo guhubuka cyaguhinda cyangwa kugendera ku bandi, cyo kintu mbona ko nacyo gishobora kuba intandaro yo gusenyuka kw'ingo vuba. Nk'urugero kugendera mu kigare
ushobora kuvuga ngo runaka yashatse nanjye ngiye gushaka, ntabwo uzi ukuntu ibintu byabo byatangiye, ntuzi uko babanye, wasanga uba muri toxic relationship utabizi ukahita wihutira kuba wajya kuri level ya marriage. Ni ikibazo gikomeye. Ikintu cya mbere numva rero umuntu yakora ni ukwitonda. Ikindi kintu pressure, nk'ubu nkanjye urugero njya kumva muri family cyangwa inshuti zanjye cyangwa wenda abafana ngo kudashaka ko nashaka ayumi, ntabwo muzi impamvu. Ugomba kugenda ibintu byose no kugenda gake. Hano kibaza ese mugani nta mukobwa kari mwiza kandi ko amaze iminsi ko ntacyo abuze n'ibiki byose ko adashaka ibintu nyine, ikintu bita pressure no kuba wenda abantu bagendera mu kigare ntabwo ari byiza. Niba ugiye gushaka genda gake byitondere. wumva umuntu yakagombye nko kumara nk'igihe kingana gute muri relationship mbere yuko akingiranwa? Ntabwo igihe iki n'iki, ariko biba byiza iyo wenda umazemo nk'igihe, reka mvuge wenda urugero nk'umwaka umwe cyangwa ibiri, ntacyo byaba bitwaye. Umwaka umwe cyangwa ibiri? Ntacyo byaba bitwaye. None yibaze noneho kumara mu myaka ibiri ukundanye n'umuntu igihe cyo gushakana cyagera mukabivamo. Nabyo bibaho. Yesheke iyo myaka ibiri yose. Ikibazo ibintu bya relationship biracanganye niko navuga, ariko nyine icyiza ni kubigendamo gake kandi ukabigendamo neza. Hari igihe noneho ujya kubona ukabona ubwana bukirangiza kwiga segonderi ukumva nanjye bafite boyfriend ngo wapi ngo ntimambwiye se ntabwo ibindi ari imyaka, ngo imyaka ari imibare, ngo age is just a number. Ugatangira kwibaza nk'uyu mwana kuko umwana w'imyaka 17, 18, 20 nawe ndabazi nigaga imbere yabo tutabashatse, ariko nyine tuzi ukabyihorera ukabireba. Cyangwa ugasanga nk'umuntu w'umusore niwe ugirimo gutereta akana yiga muri segonderi wenda nibakunda ngayibaza gusa wumva bikwiye wowe. Oya, urukundo rugana aho rushatse, ariko abandi bati buze turaza gukunda bahe noneho ko tubona bamugani ngo bamazwe n'abasaza bo hanze. Ariko ari article njyambona ngumva birandenze ngo abakobwa b'abanyarwandakazi ngo baharaye gushakwa n'abasaza bo hanze, just kuko yabonye uriya mugabo wari umudepite nimba ni mu Bwongereza ko nari n'umunyarwanda, ubwo akahita abishyira muri rusange. Yagateruye agashyize ikirere rwose. Neza nimba ari bariya niko na runaka byamuhira ajye bagabanya abanyamakuru. Ni ikibazo. Abandi nabo bati none se biraza kugera bite ko tubona tubasangiye n'abandi bakobwa? Gasanga umukobwa wagerageje gutereta hari undi mukobwa umutereta. Nabyo bibo. Gasanga ngende umusore ariko umukobwa ndimo gutereta afite undi mukobwa umutereta. Ugasanga ngenirwa mpanganye n'undi mukobwa aho kujya mpanganye n'umusore. Why not tahangana uri ikigwari nimba umukunda ugahangana n'undi mukobwa? Hari ikibazo. Abakobwa si baba duhari, abakobwa baba duhariye bagajya guteretwa nabo kujya batereta abakobwa bagenzi babo. Nimba sadakunda abahungu isi yari ikaraze. Umukobwa wawe uri gukunda uri gutereta sibyo, hari undi mukobwa umukunda ukamurekera icyo se? Yegora ngo ntabwo wahangana. Ni nkuko wasanga hari n'undi muhungu muhanganye wamureka se? Uhanganye n'undi muhungu mwe muratereta mwese, none ibaze kugahangana n'umukobwa wahita ucika intege ukagenda. Umukobwa waba afite ubwiza bukabije hahandi n'abakobwa babubona n'abakobwa bagenzi bawe. Wowe hari umuntu ugera ku cyiza ahubwo ubu uri fake wowe nimba ucika intege yuko umukobwa wawe ateretwa n'umukobwa mugenzi we. ndayibaze hangana ngo sheri wanjye hangana ari sheri rwose nta kibazo kirimo. hangana isi yarahindutse. kajya wirirwa unafuhira ubumesaje umukobwa yandika. Yegora ni kimwe nuko wafuhira umuhungu. Ntabwo umuhungu nuko urumva rega umuhungu ho yabyumvikana. Kuki se umukobwa we bitumvikana? None se kuko nawe aba yaje nk'umuhungu. Imana rega nayo ijya kurema yari ikigabo n'ikigore. None se
isi yarahindutse ibyo subiza ngo haba hari twiga tubibona indi mana hari ubwo indi mana yigeze igaruka muri uwo mugore yigeze haza indi mana ngo tuvuge ngo isi yarahindutse habonetse indi mana mujyane ibyo n'ibindi bintu tubireke twaba ari ukwinjirira imana sibyo reka twinjirire imana abantu turayubaha imana kwinjirira abantu se bwo reka tumaze ntacyo twinjirira wabihinduraho niko isi iteye wowe wabishyigikira se wowe ngo nuko ari isi igeze ngo ngo iki wabishyigikira ngo nuko ari isi igeze gusa tuvuge urugero hari umujama wemera boyfriend wanjye nareka gufuhira boyfriend wanjye ngo nuko ngo ari uwo mujama cyangwa ibiki umenye ko boyfriend wawe afite undi mu boyfriend hasi namwica ahubwo namwica nyine wowe ikintu uri kuvuga ni uko abahungu bamwe batinya gutereta abakobwa ngo nuko bafite abakobwa bandi babatereta njye rero ntabyo natinya nahangana wahangana akajya ava iwawe akajya kureba na wa mutipe cyakoze ni umwanda ngahibaze nawe fotora iyo foto akava kukureba akajya kureba sheri we oya ntibikabeho ni umwanda ariko nyine njye nahangana kuko ni kimwe n'uko aba hari umukobwa urimo uramwikururaho mbese si ikintu kimwe kiba kibazanye ni igiki ubundi ikibazo kaniyinywera urugero rwabo ni igiki yaragiye mikoro zirazimije uwo muri mikoro zirazimije urugero rwabo ni iki kiba kibazanye ni iki kiba kibazanye urukundo abaje ngo bikorere urukundo none nicyo kiba kibazanye noneho wenda urugero ibintu byarahindutse cyane mpamvu rero byahindutse tumaze gushaka twebwe twarakize mwagize amahirwe iwe n'iki ko namwe abo mufite badafite ababo oya niyo mpamvu twebwe twabashatse bakemeranwa natwe tukabimanikira ikiganza ahubwo tuba tubabariye nkamwe mutari mwashaka niyo impungenge ziba ziri n'ukuri reba ngiye kubona nkabona nk'ubu nkawe nati nkabona ugiye kunyereka ngo yaba ari girlfriend yaba ari boyfriend se wowe boyfriend w'umukobwa ngiye kuba nka bya bindi bya junior ngo ni umufiyepere ntabwo nawe umugabo kubera iki oya we ntabwo sinaba umugabo uburyo wambaye nk'abakobwa ujya kuba umugabo n'ubundi abya none se imyenda ntibigaragaza imyenda ntabwo ari ibigaragaza umushobora guhura mu nzu ugahita ubimenya ukavuga uti uriya ndabizi neza ni umuhungu ibintu bica amarenga ibijya gucika bica amarenga umuhanzi wigeze ubona mu gitondo yambaye utuntu tw'utwenda aya uriya ntukamuvuge uriya ni ibisanzwe aratwika umwami w'abana ninde David yambaye nk'abakobwa bariya nabo ngo bafite ibyabo barimo kwitwiza wabonye boro y'udukingirizo ukuntu yatangiye buriya nawe afite akandi kantu hari abantu ubundi tangira mu cyumba hari kondomu imeze nk'imaze gukoresha yego ra kumbe agiye hari ibintu ibintu by'amafaranga byo nanjye sinirwa mbi umwanya munini cyane namaje kuyaka nanjye niki gishobora gutuma utandukana n'umuhungu mukundana icyo kibazo kirakomeye ikintu kimwe cyangwa ushaka kubigire byinshi nta kibazo mbaho anyway mbuze icyo mvuga mbuze na kimwe mvuga cyatuma mutandukana urumva kidahari ntabwo byabura abantu batandukana n'utuntu twinshi ku bwayo ku giti cyawe ushobora kubyuka mugapfa ikintu runaka mugatukana mugashwana ndimo ndakubaza noneho nkawe ku giti cyawe hari ukwiyenzanyaho ubwo wamuhaze rero watangiye kumwiyenza akareka umuntu ashobora guhaga umuntu akunda turabibora umuntu ukunda ukamuhaga wamuhaze ntabwo uba ukimukunda okay sasa niyo mpamvu nahereho nanjye ndimo kubaza ngo mpereza utumotifu ngatungaye nibura dushobora gutuma utandukana n'umuhungu mukundana wenda
kuba umuntu atakikwizera ukumva kwereka ko atakikwizera agufata uko yiboneye sibyo ikindi gucara inyuma byatuma umureka abigize akamenyero byaba ari bibi ubwo se kubigira akamenyero ushatse kuvuga usobanura n'ugute ashobora kubikora bwa mbere ukamubabarira gusa bwa kabiri bwa gatatu bwa kane yaba yabigize ingeso yaba ari ingeso ye barakamenyero ubwa mbere se kuko icyo wamubabarira wamubabarira wenda uba utarabimenya ko ariko wenda ushobora kuba utamenya icyabimuteye ushobora gusanga wenda impamvu ari wowe sibyo ushobora gusanga impamvu ari wowe gute nyine nsobanurira ari wowe gute ariko ujye unsobanurira kuba udashaka kunsobanurira nta experience bifitemo babarira rero birangira nagusubije sibyo uyu munsi wa none Nadia yaramutse avuze ati ngewe umuhungu namubonye kuri twa tuntu twose twahoze avuga ati namukunda cyangwa se unkunda unyitaho n'ibiki byose iyo ngiyo ni imico ku bigaragara physically umuhungu ushobora gukunda n'umuhungu umeze gute niba nimo guteretera abahungu bakureba ahangaha kugira buri wese uzimva atiyumvishemo azavuga ati aya narabyumvishe ntabwo ndi type jewe Nadia ntabwo nakirwa ntanga kandidatire biragoye kuvuga ngo umuhungu umeze gutya umeze nka Eric se nibura oya umuhungu ufite inyinya hoya n'iki n'igihanga ujuna ntabwo mwakundana reka reka inyinya se yabanga amahirwe oya nta muhungu ufite inyinya mbona bitavamo si ukuvuga ko ari mubi ariko nyine mbona wawe icyo ni kimwe umuhungu ufite inyinya ntabwo mwakundana ikindi cyaze ntabwo umuhungu utagira isuku njye nkunda umuntu ugira isuku wiyitaho hasi hejuru physically mentally byose nyine wiyitaho ku buryo bigaragara uri na smart mu mutwe nawe urimo kugenda uducangamo utuntu ku buryo urimo kuducanganisha bikadushobera kabashobera gute si ibintu byose abandi benshi bahita badecliva boyfriend wabo agahita mutubwira direct uburyo mpita mubona niki cyambere ukunda kuri we cyambere kuruta ibindi iyo mukubitanye w'ikintu cyambere uhita ubona kigukurura kuri we ni iki ndabona useka neza hari umuhungu useka katuvuga ati uwo aragukurura uwo arankurura umuhungu useka neza atari yaseka se muhuye atari yaseka ushobora gusanga atari aseka oya nyine ako kantu nkikabona gashobora kunkurura okay boyfriend wawe yo mukubitanye ijambo rya mbere mubwira niriye ndakwiyanye bya ntibanga mvaho wirirwa kumurakaza ryari wambabariye wari wakoze iki tubireke wowe nyine mbwira kwereka experience tuba turimo gusangira twese umuntu wese ufana Nadia ashobora kuvuga ati niba Nadia yarakoze bino bintu bikarakaza boyfriend wiwe ibiheza nyine n'urugero nkuhaye ateka nanjye utantazabikora nta muntu uzabyitaho ninde se uzabyitaho ufite abafana benshi bagukurikiye ndabizi kandi iki kiganiro kijyaho kikarebwa n'abantu benshi bose mpfa kuba babonye gusa ngo ni Nadia mu muturanyi cyangwa se muganga mu muturanyi bahita baza kureba bati okay ndashaka kurya abantu turaje dusoza ikiganiro ubundi rega baramemukiye uyu muntu bizanye aka kanya ngo kanyishe uyu muntu bizanye aka kanya aramemukiye none tugiye gusoza turimo twikomereza gutya mbwira ndi kuvuga ngo wowe mu by'ukuri ikintu cya mbere kigeze kumurakaza cyangwa guheruka kumurakaza wari wakoze iki sinabyirukara umva binaba ari ups and down ariko ngerageza kubifixinga ntago mbyibuka nakubeshye ntago mbyibuka oya ruraryoshye ubwo nta kurakaranya kurimo niyo mpamvu utanabyibuka ni iki none yaheruka kukubwira ati none wanshimishije ntago byabura
byonyine niyo akwandikiye cyangwa ukamwandikira mu gitondo ukawusubiza nimugoroba bro that thing kakurya ahantu arimo kurakara cyangwa umuhamagaye ntakwitabe ariko nyuma akaza kuza guhamagara akiyexida akakubwira ati burya nari bize kaba kajemo ariko akantu kakuriye mo gake n'ikiruhuko gukora kikamushimisha kuruta ibindi ndabizi ntabwo mbyibuka gusa nyine wigora okay iyo yambaye neza kuri wowe aba yambaye gute handi mujyana akavuga uti ana kabisa uyu munsi fresh none wambaye neza Air Force ipantaro imeze neza kamufashe cyane wenda n'ishati irekuye zino zoroshye aho yambaye neza ari byiza Beruka kumutera ipasi ryari ndakwiyamye sugana ndibona gira ngo ngana ntago mbizi tutashari gutuntu tworoheje cyane ntago mbizi ubwo nari ngiye guhita mbihuza no guhita menye igihe arukira kwambara ishati mama hora ndine nakubumbuye ni ryaruherwa kumutegura ibya mu gitondo yego baba ntago mbana nawe nise gutegura umuntu ibya mu gitondo ni nk'uko mubana mama hora ngombwa ko mubana kumutegura ibya mu gitondo yashawe tubireke ariko siko mbona byaguteye ubwoba nta bwoba mfite nyine nanjye nsobanura turimo turaganira ariko just nyine I don't want to share ni ryaruherwa guspendinga weekend nawe icyumweru cyashira subwo ntibibaho okay nta muri kumwe cyane oya ntago ari cyane niyo muhuye n'abandi bakobwa muri kumwe ukabona ashatse nko kubaganiriza akabona nubwo byaba bisanzwe mu mutima wawe hari ikintu utekerezamo uzi ikintu njya mbona uko udukobwa tumwikururaho sibyo kakona kavuye nk'iriya karaje ndareba nkicecekera njyewe buriya sinyapfa kuvuga ntubimubaze nkubaze iki ntabyo kubaze cyakoza wenda ushobora kubona bibaye inshuro nyinshi muri kumwe kabangama tumubaza abantu bimeze bite sigangana umuhungu mwatandukanye akubabaje yari yakoze iki yego baba sinjya ntekereza ibintu byabaye ngo mbigarure mu ntekerezo zanjye ndabyanga buriya nanga pasi hari utuntu tumwe na tumwe utakibagirwa ushobora kuvuga nese umuntu akubaje ati mu buzima bwawe kuva ugeze ahangaha ikintu cyakubabaje mu buzima wakiyoberwa ni kimwe se anyway ntabwo ari kimwe ariko nanone hari ukuntu umuntu avuga ati hari ibintu runaka biba byarambabaje biba bitamba mu mutwe umuntu agahita avuga ati ariko ndibuka kera mu bwana byagenze gutya ubusa natwe mu bwana ujya wibuka wowe twinshi amadega wakoze utuntu tumwe na tumwe wakoze tumwe rimwe ukanafatwa utundi ntufatwe njye nimo kubaza nk'umuhungu mwatandukanye akubabaje yari yakoze iki ntabwo mba nshaka no kubyibuka umuhungu yari yaguca inyuma nta mpamvu tuve kuri ibyo bintu watinye kubivuga ikiganiro cyarangiye watinye kubivuga ntabwo natinye kubivuga ko ibintu bibaho cyane by the way nibagiwe no kubaza ejo bundi mushiti wawe yerekanye umwana ku Karubanda ariya abantu baramubona ajyana kumusura baranamuririmbira ba Masamba nimo bavuririmba cyane nabonye byari byiza ese ntabwo wagiyeyo ntabwo nari mari kuko nzi ko ari n'umushiti wawe cyane bya hafi aba we ndetse na mushiti we cyane uriya bahorana bamenya mushiti bawe bose abenya mushiti yanjye abyakiriye gute byari byiza nabonye byari ibirori biryoshye n'ibintu byiza cyane kubanza kuvukira mu mafaranga biryoha cyane ndetse wow biraryoha nadireka dusoza ikiganiro ko byagenda kose inzara yakwishe naho banze igihe umuntu uranga inzara yamwishe niyo mpamvu ashatse ko dusoza ikiganiro kugira ngo dusoreze ahangaha abantu bose bakunda umuturanyi bakomeze bayirebe ntibacike intege nubwo ari bamwe bavuga ngo gusa yabaye ndende nk'ibyo no ntibacike intege bakomeze badufollowinge
badusharinge idea zabo byaba ari byiza cyane. Stay positive kandi mwakoze cyane. Ntabwo ushaka ko baguflowinga bamfollowinga kuri Instagram Nadia rimwe umutoni wase. Murakoze cyane. Reka dushimire abantu bose bamaze gukanda subscribe kuri JC Media babwira ngo nk'ibisanzwe abari bya bindi byiza byabo comment bajye bazazishyiraho tugatangiye kunyuzaho na filme baze kujyaho barebe irimo gucaho Ngize amatsiko yo kuyireba uze kuza tanjyaho niruka uyirebe kandi nanjye reka nshimire cyane ariko wamfashije kugira ngo amajwi n'amashusho bitambuke nk'ibisanzwe ngewe abari Joseph Muvunyi.